Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kiristo umwami wacu, aho muri mukomeze mugubwe neza, mukurikiye televiziyo yacu Abana b'Imana TV, aho dusoma Bibiliya tukareba icyo Bibiliya ivuga, tugira ibyo twongeramo cyangwa ibyo dukuraho, nk'uko benshi babikora, kandi tugasoma imirongo myinshi ishoboka, ntidusome umurongo umwe ngo hanyuma twivugire ibyacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo Yesu niwe mwungeri mwiza ndetse niwe mwungeri w'ukuri, nyamara ni umwungeri w'intama. Tubona yuko muri Bibiliya bagaragaza intama nk'iyatambwaga, intama nk'iyatambwaga, ariko tugomba kwibukiranya yuko ntabwo batambaga intama iyo ari yo yose, ntabwo intama zose zatambwaga, byaterwaga n'uko yabayeho, kuko itegeko ryavugaga ko bagombaga gutamba intama itagira inenge, intama itagira inenge, kandi ndetse hari n'izindi kondisiyo nyinshi, yagombaga kuba itarengeje umwaka, ahari niba nibuka neza, yagombaga kuba itari nanone itakiri umwana cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo byose byarebwagaho, ariko noneho ahangaha kuvuga ngo Yesu Kiristo niwe mwungeri mwiza, ni ukuvuga ngo intama yabaga iyo gutambwa bitewe nyine n'uko yitaweho, bitewe n'uwayitayeho, bitewe n'impamvu yayo. N'uwayororaga yayitagaho azi impamvu yayo mu by'ukuri. Kandi iriya ntama yatambwaga nanone, twibukiranye yuko yabaga ihagarariye umunyabyaha. Iriya ntama yapfaga mu cyimbo cy'umunyabyaha, ariko ubundi umunyabyaha wajyaga gutamba, ni ukuvuga ngo yabaga yemejwe iby'icyaha cye, yabaga umutima we umwemeza yuko ari umunyabyaha kandi akwiriye gutanga igitambo. Tubona muri Ezekiyeli igice cya 34 umurongo 23 haravuga ngo nzaziha umwungeri umwe uzaziragira, ari we mugaragu wanjye Dawidi, azazikenura kandi azazibera umwungeri. Umwungeri mwiza akenura intama ze. Sinzi abatarigeze baba mu buryo mu kuragira amatungo cyangwa inka, bakoresha ijambo gukenura. Gukenura urumva harimo ijambo, harimo ubukene, noneho uje gukuraho ubwo bukene akitwa ko aje gukenura. Uwo murimo ukorwa ukitwa gukenura. Rero inka barazikenura, intama barazikenura, bakazikenura gute? Zikarisha neza, zikanywa amazi meza, zikaba ahantu heza, zikitabwaho mu buryo bwose, ntizirware, ntizigire umwanda, byose ibyo byose byitwa ko ni ukuzikenura. Nyamara wibuke ko Yesu we yaravuze ngo hahirwa abakene. Abakene yavugaga rero ni ukuvuga ngo ni abo ngabo bakeneye gukenurwa, ni abakeneye gukenurwa. Naho abibaza yuko ari abatunzi, abibaza yuko ntacyo bakennye, nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice cya 3, aho abwira itorero ry'i Laodikiya, ni ukuvuga ngo abibaza ko bameze gutyo, abibaza yuko nta kindi dukennye, nta kindi abantu bakennye duhite tuba specific, ni ukuvuga ngo abantu bose icyaha cyabazaniye ubukene bw'ubugingo buhoraho, cyabazaniye ubukene bw'ubugingo buhoraho. Nta kindi kintu twabuze uretse ubugingo buhoraho, kuko abantu barakomeje bararya, abantu barakomeje barororoka, abantu barakomeje ibintu, ubuzima burakomeza mu isi, ariko umuntu yari atakaje icy'ingenzi, aricyo bugingo buhoraho. Rero Yesu Kiristo yazanywe no gukenura n'ubundi intama cyangwa se abantu,
no gukenura abantu bari bagize gute, bari bafite ubwo bukene ariko babwiziho kuko hari abatabwiziho. Ino torero ry'Ilawudikiya mu gice cya gatatu guhera ku murongo wa 14 aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ilawudikiya uti uwiyita amena, umugabo wo guhamya. Niwe wiyita amena, ntabwo ari abantu bamwita amena. Umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo Yesu we ukenura intama. Hano bavuga ku bwoko bwa Isiraheli, bavuga ko Uwiteka avuga ngo azabaha umwungeri, bavuga Dawidi, ariko n'ubundi Dawidi yari igishushanyo. Dawidi nawe yari igishushanyo kuko byose byashushanyaga Kristo wajyaga kuza. Kristo wajyaga kuza niwe mwungeri w'ukuri kandi niwe mwungeri w'intama zose ndetse isi yose. Ariko hari abibaza, hari abamaze kumera nka Lawudikiya. Abameze nka Lawudikiya ni ba bandi nyine bibaza yuko bafite ubugingo, bibaza ko ngo bihannye, bibaza ko ngo bari mu rugendo, ngo barimo kujya mu ijuru, ndetse ugasanga rimwe na rimwe bafite n'ibintu bakora runaka, ndetse bafite n'abashumba, bafite ababayobora muri urwo rugendo, bafite ababaha guidance cyangwa se ababaha amabwiriza bagomba kugenderaho. Abo ngabo ni abanyedini, sinkatinye kubivuga. Abo ngabo ni abanyedini. Abanyedini bamaze kwibaza yuko bahimbye gukiranuka, bahimba inzira ijya mu ijuru, bibaza yuko ngo bafite byose. Nyamara Yesu we mugabo wo guhamya arimo arababwira aya magambo ngo wibwira yuko uri umukire, wibwira ko uri umukire, ukibwira ko uri umutunzi kandi utunganiwe, ntacyo ukennye. Hari abantu bamaze bazi yuko, bibaza yuko badakeneye ubugingo. Hari abantu bibaza yuko badakeneye Yesu. Hari abantu bibaza yuko batagikeneye umwungeri. Ndetse niba abantu ubwabo biyita abungeri, ni ikibazo gikomeye kuko abungeri benshi ntabwo bakeneye abungeri. Kandi mu by'ukuri iyo titire irakomeye. Iyo titire irakomeye. Kandi intama ndetse n'inka, hano mu Rwanda icyo tuzi ni inka cyane kurusha intama. Aborora intama ni bakeya. Ukenura inka ni nyirazo. Biragoye ko umukozi ukorera ibihembo, umushumba ukorera ibihembo ashobora gukenura inka nka nyirazo. Biragoye, ndetse nta nubwo bibaho, kuko nyine akorera ibihembo. Ba bandi rero bose bari mu cyanya cyangwa se bari mu rwuri rw'abakorera ibihembo, ni ukuvuga ngo ubukene bwabo barabuhorana. Babeshywa yuko barimo kujya mu ijuru, nyamara bagasanga baratandukanijwe n'ijuru n'abo bungeri. Kubera iki? Turuze kwibona. Nyirinka niwe umenya ibintu byose, niwe umenya gukenura amatungo ye. Nubwo ahangaha turimo kuvuga intama, ariko birimo birerekeza ku muntu. Byitwa intama kubera yuko yari intama igomba gutambwa. Ni intama yagombaga gutambwa. Nyamara yenda hari abashobora kuvuga bati none se natwe turenda gutambwa. Bibiliya iravuga ngo nuko namwe mutanga imibiri yanyu kugira ngo ibe igitambo cyera gishimwe n'Imana, ariko kwikorera kwanyu kuri gukwiye. Ni ukuvuga ngo n'ubundi imibiri itambirwa Imana kandi ni igitambo gitambwa rimwe. Abantu bakwiriye kubimenya gutyo. Ni igitambo gitambwa rimwe kigatwikwa.
handi Yohana yavugaga nyine ngo dore ngo uzaza nyuma yanjye ngo azabatirisha umwuka n'umuriro. Uriya muriro ni ugutwika, ugatwika iki rero? Ugatwika umubiri w'ibyaha, ukatwika ibyaha, ukaba uri umuntu mushya muri Kristo Yesu. Rero n'ubundi intama yagombaga gutambwa, yagombaga kuba yihariye, yagombaga kuba yujuje kondisiyo zose. Rero uworora intama ayorora bitewe n'icyo ashaka ayishakaho. Yesu Kiristo we intama ze ni za ntama nyine akenura kuri rwa rwego zishobora kwemerwa nk'igitambo mu maso y'Imana, zishobora kwemerwa nk'igitambo mu maso y'Imana. Ariko munyumve neza, ni ukuvuga ngo ntabwo noneho ari nazo zitambwa, we ubwe niwe witambye. Ariko ntabwo tujya kuvuga iby'igitambo gusa. Iyo wemeye igitambo cya Kristo, nawe ubwawe uhita uhinduka igitambo, uhindutse igitambo, kandi ni igitambo nyine gikuraho ibyaha. Ni ukuvuga ngo umubiri w'icyaha urapfa, ugakunguka, ugashira, ugasigara warazutse ubayeho ku bwa Kristo Yesu. Kugira ngo rero ugere kuri urwo rugero rwo kwitanga, rwo kuba igitambo Imana yemera, Imana ishima, ni uko ugomba kuba wararagiwe, warakenuwe na Kristo. Ni uko ugomba kuba wararagiwe mu rwuri rwa Kristo. Ibitari ibyo ngibyo abari mu zindi nzuri zitandukanye, ni ukuvuga ngo ubukene baruhorana, ndetse bahora bifuza kubaho neza, bahora bifuza kuba intama zo mu rwuri rwa Kristo, ariko ntabwo kubyifuza bihagije, kuko twabonye ko kwifuza ari n'icyaha. Umuntu yifuza ibyo adafite. Ni ukuvuga ngo ikigukwiriye ni ukwibaza ngo mbese ndi mu rwuri rwa Kristo koko? Mbese ndi mu rwuri rwa Kristo koko? Mbese ndi mu rwuri rwa Kristo koko? Cyangwa se nayobeye mu rwuri rw'abandi? Cyangwa ndi mu rwuri rw'abandi? Hari aborora, burya hari aborora inka, bakorora bakavuga ngo ni inka z'inyama. Izo ngizo ntabwo bazitaho nk'inka z'umukamo, ntabwo bazitaho nk'inka bakeneye ko zororoka. Ibyo ni ibintu biba bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo itungo abantu baryitaho bitewe n'icyo barikeneyemo, baryitaho bitewe n'icyo barikeneyeho, n'icyo rizakoreshwa. Ariko Kristo we ntabwo arya intama. Hari abenshi bazorora bashaka kuzazirya, hari abandi bazishakamo amafaranga. Ibyo biratandukanye, kandi mu by'ukuri abenshi barazirya. Tugende twihute tudatinda, tujye muri Yohana igice cya 10, turebe iby'umwungeri mwiza. Reka dusome, ni amagambo atari maremare cyane. Reka dusome. Umwungeri mwiza. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere. Intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari jye rembo ry'intama, niwe rembo. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni jye rembo. Umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke, kandi azabona
urwuri. Hano ababanjirije Yesu se ninde? Mu isezerano rya kera ryari ryubakiye ku mategeko. Ni ukuvuga ngo amategeko Yesu Kiristo hano yagereranije n'abajura ndetse n'abanyazi, kuko ntabwo amarembo ari nako ntabwo amategeko ntabwo ari irembo, ntabwo ari irembo ryinjira mu bwami bw'Imana. Irembo ryinjira mu bwami bw'Imana ni Kristo. Rero n'ubundi ni ukuvuga ngo abakiri mu mategeko bari mu biganza by'urupfu. Ubundi twabonye yuko muri Ezekiyeli Imana ivuga ngo dore ndashyira imbere y'ubu bwoko inzira ebyiri, inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo, ariko ndabagira inama yo guhitamo inzira y'ubugingo. Ni ukuvuga ngo abahisemo amategeko bahisemo inzira y'urupfu, kuko ni inzira ngari nyine ariko ijyana abantu ku kurimbuka. Abayicamo ni benshi pe, abayicamo ni benshi, ndetse hari abashumba batandukanye, harimo abashumba batandukanye, harimo abungeri batandukanye, harimo abafite imirimo itandukanye, ariko batandukanye na Kristo. Kristo niwe rembo, Kristo niwe mwungeri w'ukuri, Kristo niwe Bibiliya ivuga yuko ari intama, ariwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ni ukuvuga ngo abandi bose ni abanyazi kubera yuko ntabwo bakuraho ibyaha by'abari mu isi. Sinzi ndimo kubivuga neza. Ni ukuvuga ngo amategeko agaragarira mu bigisha abantu amategeko, cyangwa se mu bakangurira abantu gukurikiza amategeko. Ya madini yose hatavuyemo na rimwe ahamagarira abantu guhirimbanira imirimo itegetswe n'amategeko, ndetse bakumva yuko ngo bazakora ibitegetswe n'amategeko bakemerwa mu ijuru. Ugasanga ni systeme nyine yigishiriza abantu amategeko. Abo ngabo bose baragaragazwa nk'abanyazi, baragaragazwa nk'abajura, kandi ni nako biri. Ni ukuvuga ngo bo ntabwo bigeze baba intama, nyamara Yesu Kiristo niwe ntama w'Imana, ni nawe rero uduhindura intama, niwe ufite ubugingo, niwe uduha ubugingo. Avuga ngo naraje kugira ngo nzihe ubugingo ndetse bwishe. Ni Kristo wenyine utanga ubugingo ku ntama ze. Abandi bose aho kubaha ubugingo ahubwo bagira gute? Barazirya, ngo barya izibyibushye, isega yaza bakazita. Reka dukomeze. Ni gerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa. Abashaka gukizwa ni ukwinjira muri Kristo, ntabwo ari mu mategeko. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Ni ukuvuga ngo muri Kristo niho hari umudendezo. Umudendezo ariko utari uwo gukora ibyo abantu bishakiye. Ni umudendezo nyine utangwa n'Imana, kuko Imana atari inyagitugu nk'uko benshi bayivuga, kuko Imana atari ingome nk'uko benshi bayivuga. Abatayizera uko bayivuga ni ikinyuranyo cy'uko Imana iri. Icumi, umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Yego, amategeko twabonye yuko yazanywe no kugira ngo atere ubwoba. Amategeko twarabonye mu Kuva igice cya 20, igice cya 20 twarabibonye. Mose yabibwiye abantu, amategeko yazanywe no kugira ngo atere abantu ubwoba. Ku gice cya 20 Mose, igice cya 20 mu Kuva, Mose abwira abantu ati nimuhumbure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora ibyaha. Ni ukuvuga ngo amategeko yazanywe no gutera abantu ubwoba kugira ngo badakora ibyaha. Nyamara Yesu we arimo aravuga ngo yazanywe no kugira ngo azihe ubugingo, ngo ariko jyeweho ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Urumva itandukaniro ry'amategeko na Yesu.
amategeko ahagarariwe, amategeko mu gihe yatangwaga yahawe Mose yahashyikiriza abantu. Uyu munsi wa none abantu bose birirwa bigisha amategeko n'ibijyanye n'amategeko ndetse n'imihango byose byo mu isezerano rya kera, ni ukuvuga ngo bose bari mu ishusho ya Mose, bari mu nshingano za Mose. Nyamara abamaze kwizera Yesu Kiristo nawe yaduhaye inshingano rero yaduhaye zitandukanye n'izo Mose n'izikomoka kuri Mose. Ni ukuvuga ngo inshingano dufite abizera ni ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kiristo ukiza ibyaha, ni ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kiristo wazutse, ni ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kiristo utanga ubugingo. Yohana rwose yabivuze neza ati dore ntama w'Imana dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ntabwo ngo yazanywe no gucira abantu w'iteka, ntabwo yazanywe no gutera ubwoba, oya. Ntabwo yaje kugira ngo hagire umuntu n'umwe urimbuka, oya. Ntabwo yaje kugira ngo hagire umuntu n'umwe urimbuka, ahubwo yaraje kugira ngo abantu bose babone ubugingo, bose hatavuyemo n'umwe. Yohana 3 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uwo mwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Ni ukuvuga ngo iby'umucyo, gukiranuka guturuka ku Mana, iby'umucyo bikorerwa mu Mana. Iby'umucyo bikorerwa mu Mana, ntabwo bikorerwa mu mubiri. Hari benshi bera imbuto zo mu mubiri bakibaza yuko ngo bakiranutse, ariko Bibiliya ivuga ngo ukiranuka, ubibira mu mubiri asarura kubora, ubibira mu mwuka agasarura ubugingo buhoraho. Bibiliya ivuga yuko mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 8 haravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera, tubonye ko amategeko yatangiye gutera ubwoba. Abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Ni ukuvuga ngo abanyabwoba n'abatizera ni ba bandi bose bagendera munsi y'ubutware bw'amategeko. Ni ukuvuga ngo abaragijwe inkoni y'amategeko ya ntugakora ibi ujye ukora ibi, ujye ukiranuka, ujye urya ibi, ujye wambara ibi, ujye ugenda gutya, ujye usenga gutya, ujye ugira gutya. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose barafatwa bagashyirwa mu gatebo kamwe n'abanyabyaha ruharwa, ba bandi nyine biyemeje, ba bandi nyine hariya mu Byahishuwe havuga ko bakonje. Ni ukuvuga ngo akazuyaze n'abakonje barafatwa bagashyirwa hamwe. Amadini yagize abantu akazuyaze, amadini ahindura abantu akazuyaze. Ahindura abantu akazuyaze gute rero? Ni ukuvuga ngo bareka gukora ibyaha ariko ntabwo bakiri ibyaha, bareka gukora ibyaha ariko ntabwo bakiri ibyaha, bahora barwana n'ibyaha nyamara ntabwo banesha ibyaha. Kubera iki? Kuko uwanesheje ibyaha ni umwe, ni Kristo. Kristo niwe wanesheje isi, Kristo niwe wanesheje ibyaha, Kristo niwe kwizerwa. Kandi Kristo kugira ngo aguhe ubugingo, kugira ngo agukorere byose, kugira ngo ubarirwe mu ntama ze, kuko turimo turavuga umwungeri mwiza, kugira ngo ubarirwe mu ntama ze bigusaba yuko wizera. Ni ukwizera umurimo w'Imana, icyo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Rero abanyabwoba n'abatizera ni kimwe n'abandi banyabyaha bose basanzwe, bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Kuko abo ngabo
twabonye yuko abapfa urupfu rwa kabiri ni abanze kuzuka, ni abatarazutse umuzuko wa mbere, ni abatarazutse umuzuko wa mbere, ni abadafite umugabane ku muzuko wa mbere. Kandi umuzuko wa mbere ni muri Kristo Yesu. Umuzuko wa Kristo niwo muzuko wacu. Umuzuko wa Kristo niwo muzuko wacu. Ni ukuvuga ngo igihe Kristo yitangagaho igitambo, ibyaha byacu byose, ibyakozwe, ibikorwa ndetse n'ibizakorwa, byose byari bibonye igitambo kimwe gihagije. Kubyizera rero ukabihindura ibyawe, ni ukuvuga ngo uba uhagaze imbere y'Imana udatsinzwe n'urubanza urwo ari rwo rwose. Uba uhagaze imbere y'Imana udatsinzwe n'urubanza urwo ari rwo rwose. Umuntu wese wibaza yuko ashobora gukiranuka nk'uko amategeko abivuga akazabona ubugingo buhoraho, ntibishoboka. Kuko gukiranuka uko amategeko abivuga binyura mu nzira yo guterwa ubwoba, binyura mu nzira abenshi cyane ndetse bose. Idini nta yindi ntwaro rifite ryo kugira ngo abantu bakizwe. Uzasanga bavuga ngo leta ngo uzasanga abantu barabakubise, ngo ariko ngo kwihana biranga, gusanga abantu baranyuze mu bihe bibi, ngo ariko kwihana biranga, ngo hanyuma bo urumva ngo ariko ngo twebwe ngo umuntu ngo yaza ngo twamubwiriza ngo akaza ngo agahinduka neza, ngo bashobora ngo ntibongere kwiba, ngo abasambanyi ntibongere gusambana, ariko ntabwo baba babiretse. Ahubwo uburyo muba mwakoresheje ni bubi kurenza ubwo leta nyinshi zikoresha. Leta ariko nazo zitazi amategeko, zitubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Kuko hari izindi leta n'uwakatiwe urwo gupfa akomeza uburenganzira bwe bakamenya ko buhari. Muri leta amategeko avuga yuko umuntu aba ari umwere kugeza igihe umucamanza ari we ubimuhamije, nubwo yaba yemera icyaha, ariko umucamanza ni we wemeza yuko uwo muntu koko icyo cyaha yagikoze. Nyamara abanyedini bahindutse abashinjacyaha kugeza hahandi bashinja umuntu ndetse bakanamukatira. Uzasanga hari abantu nyine bamaze gukatira bavuga bati bariya bazarimbuka, bariya barya ibi ngibi bazarimbuka, bariya basenga ku cyumweru bazarimbuka, bariya basenga gutya bazarimbuka, bariya bambara gutya bazarimbuka, bariya basokoza gutya bazarimbuka. Ni ukuvuga ngo bafite kategori z'abantu bamaze kurimbura. Nyamara leta ntabwo ibikora. Barangiza nyuma yo kubarimbura bakabarimbura mu mitima yabo, barangiza bakabyitirira Imana, bakavuga ngo Imana izabarimbura, bakabeshyira n'Imana, bakavuga ko Imana izarimbura abantu. Nyamara mu gihe Imana yatanze ubugingo bwayo kugira ngo hatagira umuntu n'umwe urimbuka. Nyamara uyu munsi wa none abagikoresha nyine iyi nkoni, navuga ko ari inkoni y'amategeko, abagikoresha iyi turufu y'amategeko, abagikoresha iyi turufu y'imirimo itegetswe n'amategeko yo gukiranuka kwa muntu guturuka kuri Adamu, ni ukuvuga ngo nibo batera ubwoba kurushaho. Kandi nibyo koko, umuntu atanga icyo afite, icyo umuntu azi n'icyo akora. Ni ukuvuga ngo niba barihannye kubera ubwoba, nabo n'ubundi nabo bihanishije bose babihanisha kubera bakoresheje ubwoba, binyuze mu nzira y'ubwoba. Nyamara Kristo we ntabwo abantu bakizwa n'ubuntu kubwo kwizera baterwa ubwoba. Bibiliya iravuga ngo nuko mwegere intebe y'ubuntu mudatinya. Abegerejwe intebe y'ubuntu n'amaraso ya Kristo, abegerejwe intebe y'ubuntu n'igitambo cya Kristo, nuko bumvise ijwi rya Yesu bakitaba bakaza bakamusanga, ni ukuvuga ngo bafite ubugingo buhoraho. Abo ngabo nta bwoba baba bagifite. Ntabwo ari iterabwoba, ntabwo ari ukwanga kurya, ntabwo ari ukwanga kurya ibi cyangwa kunywa ibi, ntabwo ari ukwanga gukora ibyaha, ntabwo ari ukwibuza gukora ibyaha bikiri mu mitima yabo. Oya, ni ukuvuga ngo abumvisha ijwi rya Yesu cyangwa se abemera gukizwa n'ubuntu bw'Imana, kuko Imana yatugiriye ubuntu, nta kidusaba na kimwe gukora. Ni ukuvuga ngo abo ngabo bemerewe ubuntu bw'Imana, bakiriye ubuntu bw'Imana, bakiriye urukundo rw'Imana, ni ukuvuga ngo nabo babaho
imitima yabo ifite yuzuye umutima, yuzuye ubuntu, yuzuye imbabazi, nta muntu n'umwe bashobora guciraho iteka, nta n'umwe. Ubuhamya bwabo ni Kristo ukiza ibyaha. Ntabwo ubuhamya bwabo ari ukuvuga ngo twaretse inzoga, ngo twaretse kunywa itabi, ngo twaretse ibiki, ngo twaretse ibyaha. Kubireka ni kimwe, ariko noneho kubikizwa ni ikindi. Kureka gukora ibyaha ni kimwe, kureka gukora ibyaha ni kimwe, ariko kubikizwa ni ikindi. Kuko kureka gukora ibyaha nyamara bikaba mu mutima, ukazaza uhora wumva umutima ugushinja ko uri umunyabyaha, nuko uba utaragira gute, utarakira imbabazi z'Imana, ugahora usaba imbabazi buri munsi, ukazaza uhora usaba imbabazi, ugahora wiyeze. Kuki uwo Yesu Kiristo yejeje aba yejejwe rwose, kuko igitambo cye cyatanzwe rimwe. N'ubundi nawe iyo wemeye icyo gitambo cya Kristo, ni ukuvuga ngo kigukuraho ibyaha rimwe, bikaba birarangiye, ntuzongere kubibona, ntuzongere kubyibuka n'ukundi, kuko n'Imana inabyibagirwa. Rero nari nishatse kwerekana uburyo ki Bibiliya ivuga ko abanyabwoba, kandi tubonye ko inzira y'ubwoba ni iy'amategeko. Inzira y'amategeko ni inzira yo gutera abantu ubwoba kugira ngo badakora ibyaha, ntabwo ari ukugira ngo bakire ibyaha. Yesu Kiristo rero aravuga ati nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. 11, ni jye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Bariya bose biyita abungeri ntawe bapfiriye, sibyo? Uretse no kugupfira, nta nubwo bakwitangira, uretse no kukwitangira nta nubwo bakwihanganira. Ngira ngo icyo mvuga kirumvikana. Iyo ugize ibyago, iyo hagize ukuntu ibintu bitagenda neza, iyo uguye, iyo ukoze bya bindi badakunda, barakwitarutse, ntabwo bakwegera. Bakundaga gushinja Yesu abanyedini, bakavuga ngo dore ngo agiye gusangira n'abapagani, ngo yiyegereza abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo abo bungeri bandi bagendera ku murongo w'amategeko, abo bose uzasanga bihunza abanyabyaha, uzasanga bihunza abo bita abanyabyaha. Nyamara uyu mwungeri w'ukuri ari we Yesu Kiristo, we ntabwo yihunza abanyabyaha, ahubwo abegera kurushaho, kandi abegera atarimo kubacira urubanza, ahubwo arimo kubaha ubugingo. Dukomeze. Ariko uragirira ibihembo, izindi nyungu, utundi tuntu tuza duturuka mu byo bakora, babandi bita abakozi b'Imana. Abakozi barahembwa, abakozi bakorera ibihembo, kandi nabo ubwabo bavuga ko ngo Imana izabahemba, ngo Imana ibahemba, ngo Imana ihemba neza. Ibyo byose ni ibintu bihimbiye, ni ibintu bihimbiye imirimo nyine. Ariko Kristo we ntabwo akorera ibihembo. Kristo ntabwo akorera ibihembo, nta n'ikintu agusaba, nta na kimwe. Umva, nta na kimwe, nta nubwo akeneye kukubwira ngo banzure ko ibi ngibi ngo hanyuma ngo uze unkurikire. Oya, ahubwo aragushaka uko uri, ngwino uko uri. Ku murongo wa 12 nyine aravuga ngo ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, utari nyiri intama, donc utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize. Urumva, uzumva abantu bavuga ngo turabo kwa kanaka, ndetse umuntu avuga ngo abakirisitu banjye, mwabumva ngo abakirisitu banjye. Hari abantu bahindutse intama za ba kanaka, nabo bagera kuri hahandi basigara bumva rwose bavuga ngo abakirisitu banjye, twebwe iwacu. Ugasanga iwabo bavuga ni mu idini ryabo, twebwe iwacu abakirisitu banjye, twebwe turabo kwa kanaka. Ndetse ugasanga baravuga bati kanaka afite abantu bangana gutya, kanaka afite abantu bangana gutya, kanaka afite abantu bangana gutya, kanaka arakomeye kubera ko afite abantu. Ni ukuvuga ngo hari abantu bahindutse intama z'abandi. Nyamara Yesu Kiristo we aravuga ati nyamara bategerejemo inyungu z'ibifatika. Ariko
ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Uretse no guhunga bo ubwabo abo ngabo batari Kristo, ba bandi nyine bakoresha amategeko babwira ngo mujya mukora ibi, mujya mukora ibi, ntimugakora ibi, mujye mukora ibi, ntimukagende gutya, mujye mugenda gutya, ntimukavuge gutya, mujye muvuga gutya, ntimugasenge gutya, mujye musenga gutya. Abo ngabo babaha liste y'amategeko y'ibintu mugomba kugenderaho kugira ngo mwemerwe mu bwami bw'Imana. Abo ngabo inshuro nyinshi uretse no kubajugunya, iyo ibintu byakomeye barabata, kuko nabo ni abantu nk'abandi, nabo bifitiye ubwoba, nabo barahunga. Noneho uretse no guhunga rero, ikibabaje nabo uyu munsi wa none tugezemo, nabo ubwabo basigaye bagira gute? Basigaye babakoresha ibyaha. Basigaye bagira gute? Basigaye babakoresha ibyaha. Hari ibintu bahimbye ngo byitwa ngo deliverance. Deliverance n'igitambo cya Kristo, je mbona deliverance ari uguhakana amaraso ya Yesu. Deliverance mpamya yuko je mbona ari ikintu ntaho bitandukanye n'indulgence za kera. Kera hiteze kubaho ibintu bitaga indulgence. Sibyo? Ni ukuvuga ngo kuba umuntu ajya hariya hakaba ibindi bintu bikorwa, nubwo bavuga ngo barimo barabikora mu cyimbo, ngo mu izina, mu ishusho y'amaraso ya Yesu, bakabyitira amaraso ya Yesu, ariko ugasanga abantu barimo baragushitswaho amazi, abantu barimo gusiga amavuta utazi inkomoko yayo. Biriya wabwirwa n'iki ko atari n'intuza, atari n'ibintu baba bavuye gucisha? Kandi abenshi uyu munsi wa none, abenshi bafite izindi mbaraga bakomora ahandi hantu zidaturuka ku Mana, kuko imbaraga z'Imana ni ubutumwa bwiza, nizo mbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa, ni ubutumwa bwiza. Icya kabiri ni umwuka w'Imana, umwuka wera. Iyo akugezeho uhinduka umugabo nyamugabo, uhinduka umugabo wo guhamya. Sibyo? Ubu ushira ubwoba, ugashira ubwoba, atari gushira ubwoba bwo kuvuga ngo ugiye gukora ibyaha, cyangwa se ngo ugiye kuzaza noneho uhangara na bya bindi byose byari guhangaraga, ahubwo ubu uhindutse umugabo wo guhamya Yesu. Nta kindi, nta bintu byo kwirirwa wihamya wowe ubwawe cyangwa uhamya abantu, nta kintu cyo kwirirwa uhamya bya bindi byose wanyuzemo. Ubu ngubu abahamya buzuye muri ayo madini ni abahamya bakora ibyaha, ndetse baza kugaragaza experience bafite mu byaha byabo. Buri munsi havugwa abantu bahaguruka batanga ubuhamya bwa experience yo gukora ibyaha. Mbese niyo abantu bakeneye, hari Yesu Kiristo umwungeri mwiza utanga ubugingo. Hari Yesu Kiristo utanga ubugingo. Naho ibyo mwakoze, ibyo mwabayemo, ubuzima mubayemo, kuvuga ngo wavuye mu cyaro ujya mu mujyi, ngo wajyaga ngo uburara, ngo none ngo uyu munsi wa none ngo firigo yuzuye inkoko, ngo irimo inkoko, ngo ihoramo inkoko, ngo usigaye wubatse mu makaro, ngo abana bawe ngo kigo ntibikiri biki, ngo bari baraguhanuriye ibi, ngo ariko ngo Imana ngo igira gutya, ngo ihindura amateka. Ntabwo guhindura amateka kw'Imana ari ukuvuga ngo wavuye mu bukene wabaye umukire. Ntabwo ari byo. Guhindura amateka kw'Imana ni ukuva mu isezerano rya kera ukajya mu isezerano rishya. Ni ukuva mu mategeko, ni ukuva mu butware bw'amategeko ukajya mu butware bwa Kristo. Okay, twikomereze. Ngo kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Nijye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Ntabwo Kristo yifuza ko, hari ibyo uzumva bavuga ngo buri torero ngo ni nk'umugeni, ariko Kristo ntabwo akeneye yuko abageni baba hirya no hino. Niba unahari, birashoboka ko wari uhari kubera ubuyobe, ko wari uhari kubera ko wari utarumva ibi ngibi, ko wari ukigenda wumva uri munsi y'ukuboko kwa kanaka ngo wasizwe amavuta. Birashoboka ko wari ukigenda munsi y'ubutware bwa apotre kanaka, munsi y'ubutware bw'idini runaka, munsi y'ubutware bwa pasiteri, cyangwa se bw'undi muntu uwo ari we wese witirira izina ry'Imana.
nyamara Yesu Kiristo niba umeze gutyo, Yesu Kiristo nawe arimo aravuga ngo n'izo ngizo agomba kuzizana, zigomba kuba mu rwuri rumwe. Umugeni wa Kristo ntabwo bagiye bari hirya no hino, hoya, ahubwo n'abarorongatana iyo ngiyo n'abakiri iyo ngiyo kubera ubujiji. Bibiliya ivuga ngo iminsi yo kujijwa kwabo Imana yari yirengagije, ihamagarira abantu bose kwihana. Uyu munsi numva ijwi ry'Imana winangira umutima, nuramuka uhisemo gukomeza kuba mu butware bw'amategeko, ugakomeza kuba mu butware bw'idini, ya mihango y'idini itarangira, ugakomeza kuba ari wowe utunga abitwa abashumba bawe, nyamara mu rwuri rwa Kristo, Kristo niwe utunga intama ze, nta kintu na kimwe azisaba, nta kintu na kimwe azisaba. Nuramuka uhisemo gukomeza kwibera aho ngaho, uzarimbuka utazize yuko wakoze ibyaha, ahubwo uzize yuko wanze kumva cyangwa se wanze kuza ku mwungeri mwiza, wanze kumva ijwi ry'umwungeri mwiza. Sibyo? Nta muntu, bisubiremo, nta muntu uzarimbuka kubera ko yakoze ibyaha, nta n'umwe. Abantu bose bazarimbuka kubera yuko banze kwizera, bazarimbuka kubera ko bakomeje kwibera mu butware bw'ubwoba. Kwihana bitewe n'ubwoba ntabwo bishobora gutuma ujya mu ijuru, kandi abakirisitu benshi, abavuga ko bajya mu ijuru benshi, batangiye urwo rugendo bitewe n'ubwoba batewe n'abanyabwoba. Ni ukuvuga ngo abanyabwoba nyine babateye ubwoba, nta kindi bari bafite, nabo ntimukabarenganye, nabo nta kindi kintu bafite, nabo kugira ngo baze ndetse kugira ngo bagere aho bageze ni ubwoba gusa, ni ubwoba bugenda. Ariko abanyabwoba n'abatizera ntabwo bishoboka ko babona Imana. Ngo ufite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Umwungeri rero ni Kristo, cyangwa se umwuka wera mu yandi magambo, kuko umwuka wera niwe mwungeri dufite uyu munsi wa none. Igituma data ankunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, ntawe ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Abayuda bongera kumupfa ku bw'ayo magambo. Benshi muri bo baravuga bati, afite dayimoni kandi yasaze, muramwumvira iki? Abandi bati, ayo magambo si ayutewe na dayimoni, mbese dayimoni yabasha guhumura impumyi? Ni ukuvuga ngo abanyedini nyine, iyo Yesu Kristo ibyo yababwiraga byose barabikundaga. Yesu Kristo imirimo n'ibitangaza byose yabakoreraga barabikundaga. Nk'uko ab'uyu munsi wa none nyine ibitangaza rwose sava, nta kibazo. Uvuze Yesu w'ibitangaza wabona abakuyoboka benshi. Ushyizeho titire igaragaza yuko Imana igiye kurimbura abantu, Imana yatanze amazu, yatanze ibyo kurya, yatanze imyenda n'ibiki byose, wabona abagukurikirana. Ariko kuvuga Yesu ukiza ibyaha, Yesu Kristo iyo yavugaga ikintu kijyanye no gukiza ibyaha, bahitaga bavuga ngo arigereranije, kuko bari baramenyereye nyine ubutumwa buturuka mu mategeko bubatera ubwoba, bubabwira yuko nibaramuka bataretse kurya ingurube bazarimbuka. Ariko nta nubwo ubwo butumwa nta nubwo buri mu mategeko, ni ibintu bagiye bihimbira. Mu mategeko nta hantu uzabona bavuga ngo ntukarye, ntaho uzabona bavuga ngo ntukambare, ntaho uzabona bavuga ngo ntugasokoze, ntaho uzabona bavuga ngo ntukarongore. Ibyo ni ibintu abantu bagiye bihimbira kubera ubwoba. Iyo umuntu afite ubwoba nyine aragerageza ngo uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. Turimo turavuga ku mwungeri mwiza, abagifite abandi bungeri, mugenzure murebe neza niba ari abungeri beza, cyangwa se niba babaragira mu rwuri rushobora gutuma muhinduka intama z'igitambo, muhinduka igitambo mu maso y'Imana. Mujye mubireba niba muri intama zizira inenge, kuko Kristo niwe uduhindura intama
zizira inenge. Cyangwa se mujye munareba ko batabita intama kandi muri ihene, kuko ku munsi w'imperuka umwungeri azarobanura intama mu ihene. Nyamara benshi cyane yajyaga babona akabona basa nk'abatagira umwungeri, nyamara bibaza yuko bafite umwungeri. Abafite amategeko mu maso ya Kristo abona basa nkaho ari intama zitagira umwungeri. Nimureke iki gice tukigira icya mbere, tuze gukomeza n'igice cya kabiri tuvuga ku mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza atandukaniye he n'umwungeri ukorera ibihembo? Umwungeri ukorera ibihembo akoresha intwaro y'urupfu, ariyo ntwaro y'ubwoba, ariyo ntwaro y'amategeko. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Dukomeze dukurikirane icyo Imana itubwira. Karibu mu kanya tureba n'igice cya kabiri kuri iyi ngingo, kugira ngo tuyivireho rimwe kandi tuyumvise neza. Imana ikomeze iduhe gusobanukirwa n'icyo ishaka ko dusobanukirwa, kandi natwe ntitwinangire imitima nk'uko abandi bayinangiye bakarimbuka.